Nishimiye cyane kubana nawe mu kiganiro cy'umusingi w'ubuzima. Nitwa Olive. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo gikunze guhangayikisha abagore benshi ndetse n'abantu muri rusange kijyanye no gupfuka k'umusatsi cyangwa se kubura k'umusatsi. Ubundi mu busanzwe umuntu atakaza imisatsi mike buri munsi, ariko iyo umusatsi utangiye gupfuka cyane ukagabanyuka cyangwa se ukagira ibice bisigara bitagira umusatsi, icyo gihe bitangira guhangayikisha umuntu. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kubabwira uburyo bugera mu 10 bushobora kugufasha kurinda umusatsi wawe gupfuka cyangwa se gucika, ndetse no gutuma umusatsi wawe ukomeza kuba mwiza, ugasa neza, ukabyibuha, ugakomeza gukura umunsi ku munsi. Reka twihute cyane ntangire n'uburyo bwa mbere. Uburyo bwa mbere bwo gutuma umusatsi wawe udacika, ufata cloves ikiyiko kimwe ugashyira mu mazi, ukongeramo ikiyiko kimwe cya rosemary cyangwa se te, abantu benshi bayita romari, ubundi ukavanga neza cyane, ubundi ugashyira ya mazi mu icupa umaze kuyungurura neza, ubundi ukajya ushyira mu musatsi byibuze inshuro 3 mu cyumweru. Buri uko ugenda ubikora niko umusatsi ugenda urushaho kuryoherwa, ndetse umusatsi ukagenda urushaho kuba mwiza, ndetse biba byiza cyane iyo ugiye ushyira aya mazi ku mizi y'imisatsi, bityo umusatsi ugakura neza, bikurinda imvuvu, bigatuma umusatsi ubyibuha kandi ukarushaho gusa neza. Ubundi buryo bwa kabiri, ufata igitunguru ukagikata cyane, ukagikatamo uduce twinshi, ubundi ukongeramo tangawizi nayo urayikata, umaze kuyoza ukayikatamo uduce twinshi, ubundi ukavanga muri cya gitunguru, ugasukamo amazi make cyane kugira ngo byorohe, ugashyira muri blender ukabrandinga. Hari n'abahitamo kudakoresha amazi, bagakoresha amazi y'igitunguru gusa ndetse na tangawizi. Warangiza ugafata bya bikamwe byose bivuye muri blender ukabiyungurura, ya mazi ukuyemo ukajya ugenda uyashyira mu musatsi ahantu hose ubona hakunda gucika umusatsi, yaba imbere yaba hagati hose ukawushyiramo. Ibi bintu ni byiza cyane kuko birinda gusa kuba umusatsi wacika, ahubwo bituma n'umusatsi ubyibuha, umusatsi ugasa neza, umusatsi ugatoha. Ibi nabyo wabigerageza kandi ndabizi uzanshimira nyuma. Ni byiza kubikoresha byibuze 2 mu cyumweru. Wamara kubikoresha ugakaraba mu mutwe, ukareka umusatsi ukumuka neza. Waba ufite olive oil cyangwa se coconut oil ukayishyiramo neza ku mizi, ubundi ugashyiramo igituta ukabireka. Ibi bintu biba bisa neza. Ubundi buryo bwa gatatu ni ugukoresha umuceri. Umuceri ni ingenzi cyane mu gutuma umusatsi ukura ndetse ugasa neza. Abantu benshi bakunze kuvuga yuko iyo bawukoresheje bituma umusatsi wumagara cyane, ariko ngiye kukubwira uburyo ushobora gukoresha umuceri maze umusatsi ugakura kandi ugasa neza. Icyo ukora nta kindi, kugira ngo umusatsi uwurinde gucika ndetse ufashe no gukura cyane, ufata umuceri ubundi ukawuronga, ariko wirinda kuronga cyane kugira ngo udatakaza intungamubiri zose zawo. Ubundi ugafata wa muceri ukawushyira mu mazi, ukabireka byibuze amasaha 3 mbere yuko utangira kubikoresha. Ya masaha 3 yashize urawufata ukawutandukanya n'amazi. Ya mazi niyo ufata ukashyira mu gacupa kugira ngo bijye bikorohera gusprayinga neza mu musatsi wawe, ukagenda ushyira ahantu hose umusatsi ukunda gucika. Ibi bintu ni byiza cyane, bifasha umusatsi urakura ugasa neza. Ikindi ni byiza cyane ku muntu wese ukunze gutunga umusatsi ariko ugasanga awutunze umwaka wose ariko umusatsi ntabwo ukura. Ibi bintu ni byiza cyane. Ubundi buryo bwa kane ni ugufata cloves ukazishyira mu mazi. Wamara kuzishyiramo ya mazi ukayateka, ugakora icyayi cya cloves. Iyo umaze kuyateka ubitereka ku ruhande kugira ngo bihore neza, ubundi ukayungurura ugasigarana ya mazi. Aya mazi niyo ushyira mu musatsi. Abantu benshi dukunze kunywa cloves iri mu mazi ashyushye, ariko aya mazi ni meza cyane ku musatsi. Iki cyayi cya cloves ni cyiza ko bifasha umusatsi. Icya mbere
birinda umusatsi kuba wahura imvuvu he nazo. Ikindi bifasha n'umusatsi gukura no gutoha neza. Noneho biba byiza iyo ufite agacupa kashobora kugufasha gusprayinga, ushyiramo ya mazi ya cloves, ubundi ukagenda usprayinga ahantu hose umusatsi ucika, cyangwa se ahantu hose ukeka yuko umusatsi udakunda gukura neza. Wamara kubikora neza ukoga mu mutwe, ugashyiramo igituta, ukabireka ukabikora inshuro 3 mu cyumweru. Ibi bintu ni byiza kandi birafasha cyane. Ubundi buryo bwa gatanu bwo gutuma umusatsi udacika kandi ugakura ni ugukoresha igitunguru ndetse na tungurusumu ndetse na olive oil. Uko ubikora nta kundi, ufata igitunguru ukagikata neza mo uduce twinshi dutandukanye, warangiza ugafata na tungurusumu nayo ukayikatamo uduce twinshi, ukabivanga ugasukamo olive oil. Ibi bintu ni byiza cyane. Urabitereka, none wamara kubitereka ya mazi arireka y'igitunguru kiri kumwe na tungurusumu, ugakamura ayo mavuta ukuyemo niyo ushyira mu musatsi. Reka mbabwizwe, aya mavuta ni meza cyane, usiga ahantu hose umusatsi ukunda gucika, yaba imbere yaba inyuma yaba hagati mu musatsi, birawufasha ukayaga ugasa neza. Umva ndakubwizwe, ibi bintu bikoreshe kandi uzama ubuhamya nyuma. Ubundi buryo bwa gatandatu bwo gutuma umusatsi udacika kandi ugakura ni ugukoresha igikakarubamba. Nta kundi bikora, ufata igikakarubamba ukagikatamo uduce dutandukanye, ukagishyira mu mazi kugira ngo ka gikakarubamba gitakaze ya acide ndetse na iodine. Ngira ngo ku bantu twabanye mu kiganiro cyashize twabonye byinshi bitandukanye mu buryo bwo gutegura igikakarubamba. Ubundi ugafata cya gikakarubamba ukagisaturamo kabiri, ukagenda ukuramo ya gel ibirimo imbere mu gikakarubamba, warangiza ugashyira muri blender ukavanga kugira ngo cyorohe cyane kugishyira mu musatsi. Iyo udafite blender nabwo ushobora gukoresha ifoke ukavanga cyane kugira ngo bize kugufasha kuba ya gel yawe yakura, warangiza ukayishyira mu musatsi ahantu hose. Iyi gel y'igikakarubamba ni nziza cyane kuko ntabwo ifasha umusatsi gusa mu kurinda kudacika, ahubwo bituma n'umusatsi ukura ugasa neza, ugatoha, ukabyibuha. Bikoreshe kandi abizi neza yuko bizagufasha cyane cyane ku bantu bafite umusatsi unanuka. Ibi bintu bikoresha byibuze 3 mu cyumweru. Iyo umaze kubikoresha umesa mu mutwe neza, ubundi warangiza ukawureka ukumuka neza, ugashyiramo igituta, ukazasigamo amavuta ashize byibuze nk'amasaha 3 kugira ngo ufashe umusatsi wawe kuba wakwakira za vitamine zose na bwa budahangarwa buvuye mu gikakarubamba, bityo umusatsi wawe ukomeze kuba mwiza. Ubundi buryo bwa karindwi bwo gufasha umusatsi uwurinda kudacika ni ugufata amazi y'akazuyazi amaze kubira ku kanya, ugashyiramo kofi. Iyo umaze gushyiramo kofi wongeramo romari cyangwa se te, warangiza ukavanga cyane. Ubundi y'amazi urayafata ukayungurura ukashyira mu icupa, ugashyira mu musatsi ahantu hose ukeka ko umusatsi ucika, cyangwa se ugasiga mu musatsi wose ku bantu bafite umusatsi unanutse, utabyibushye, udasa neza. Ibi bintu ni byiza kuko abantu benshi tumenyereye yuko kofi ariyo kunywa gusa, ariko kofi ni nziza ku ruhu mu gufasha uruhu koroha ndetse no gusa neza. Ikindi, kofi ni nziza cyane mu gufasha umusatsi gukura ndetse no kubyibuha. Ubundi buryo bwa 8 bwo gutuma umusatsi wawe udacika kandi ukabyibuha ugasa neza ni ugukoresha gombo. Abantu benshi ntabwo dukunze gukoresha gombo, kandi gombo si nziza gusa mu kuyinywa, gombo si nziza gusa mu kwisiga ku ruhu, ahubwo nanone gombo ni nziza cyane mu gutuma umusatsi wawe udacika. Uko ubikora nta kundi, ufata gombo ukayikatamo uduce twinshi, ubundi twa duce ukadushyira mu mazi ukayateka. Wamara kuyateka ukayakamura kugira ngo utandukanye gombo ndetse na twa tubuto tundi twose tuba turi mu mazi muri ya mazi ya gombo. Warangiza ugafata ya mazi ukayasiga mu musatsi ahantu hose. Umva, umusatsi uraryoherwa, umusatsi usa neza, umusatsi urakura, umusatsi ntabwo ucika. Ikindi kandi umusatsi uhora utoshye ukarushaho gusa neza. Ubundi buryo bwa 9 ngira ngo benshi ntabwo mubuzi, ni uburyo bwo gukoresha igi.
Abantu benshi dusanzwe tuzi yuko igi rikize kuri poroteyine, ariko nk'uko mubizi umusatsi nawe ukeneye poroteyine kugira ngo ube ukomeye kandi kugira ngo ukure ndetse cyane. Icyo ukora nta kindi, ufata igi ukarivanga na mayoneze. Abantu benshi ntabwo mubizi, ufata igi ukarishyira ukwaryo, ugafata mayoneze ukayishyiramo, wamara kuyishyiramo ukabivanga, ugashyiramo na olive oil kugira ngo noneho birusheho kuba byiza no kuryoha, kuko twese dusanzwe tubizi ko olive oil ni nziza, ikize kuri vitamine E, vitamine K ndetse n'izindi vitamine zose zituma umusatsi ukura ndetse ukaba unakomeye. Warangiza ukabivanga neza, and then you apply to your hair, ugashyira mu musatsi wawe. Umusatsi uraryoherwa, umusatsi urishima, umusatsi urakura, umusatsi ntabwo ucika, urushaho gusa neza umunsi ku munsi. Ubundi buryo ngiye kubabwira uburyo ushobora gukora hair mask. Abantu benshi tuzi mask zo mu maso, mask zo ku ruhu, mask zo kwirinda uduheri, ariko n'umusatsi nawo ukeneye mask kugira ngo ubone proteine ndetse na vitamine, bityo ubashe gukura use neza ndetse uwurinde no gucika. Icyo ukora nta kindi, ufata avoka ukayikatamo uduce twinshi dutandukanye, warangiza ukongeramo igi ukabivanga, warangiza ugashyiramo igikakarubamba ya jeli yacyo, ukongeramo ubuki, ubundi ukabibranding, ukabivanga neza bikivanga, ugafata cya kinombe ukagishyira mu musatsi. Inshuti yanjye, ibintu ni byiza, bifasha umusatsi, bituma umusatsi usa neza, bituma umusatsi uwishimira, umunsi ku munsi urakura. Noneho biba byiza iyo iyi mask uyikoze byibuze 2 mu kwezi, umusatsi usa neza. Ku bantu bakunda gusuka, biba byiza niba usukuye ukahita ukora ino mask y'umusatsi, ndakubwiza uko umusatsi uraryoherwa, ukunda umunsi ku munsi. Nawe bigerageze ubundi uzambwire, nzi ko uzanshimira kandi uzishimira umunsi ku munsi uburyo umusatsi wawe ugenda uba mwiza kurushaho. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri kiganiro cy'umusingi w'ubuzima, gufite ibiganiro byinshi byiza ndi kugutegurira. Niyo mpamvu ibuka gukora subscribe kugira ngo dukomeze no kubana mu bindi biganiro byinshi byiza ndi kugutegurira, ndetse ukomeze no gusangiza ibiganiro byanjye n'abandi benshi babikeneye kugira ngo dukomeze kungurana ubumenyi butandukanye. Ndagushimiye cyane, mu amahoro.